hari abantu barwara mwebwe ntimumenye ko bishwe bazize kwizera. Hari abarwara ibyorezo batewe n'abanzi b'Imana, hari abarwara indwara zakozwe n'abantu. Ibyo byose bikaba guhora kwa Satani, bagapfa Imana igahita ishyiraho inzigo. Abantu bariho amaraso ya Kristo nibataha, nicyo kirango cy'amaraso, nicyo kirango. Imana ntigomba kwiyerekana amaraso yayo atarayigarukamo. Abo rero bazaba bari kumwe na Kristo muri paradizo. Tuzaza nk'ingabo zishagaye Kristo, tuje kwiyereka babandi bemeye guhamya Kristo mu mibabaro. Nimbivuga abakristo kuko mwakunze kwigishwa binyuze ku ruhande, nicyo gituma mbibabwira ntimwemere ukuri. Marise, Imana izahora inzigo cyangwa ntizahora inzigo? Aha ni Imana yaremeye umuntu wa mbere, niho Imana izasubiza umuntu uri mu bwiza bwa mbere. Bihuriye hehe no guhisha Edeni? None se Edeni ahiba barahazi? Itorero rimaze gutaha ryaragiye, isi zabimenya ko itorero ryagiye. Ijwi ry'umukanguzi. Yesu ashimwe inshuti z'umusaraba, nimugire amahoro ya Kristo Yesu. Tunezezwa n'Imana kubana namwe mu biganiro byose bitambuka ku ijwi ry'umukanguzi, kandi navuga ngo ni umugisha. Iyo tubanye namwe turabibona, haba muri comment n'uburyo mutuvugisha, Imana ijye ibahereza umugisha mwinshi. Kandi navuga ngo hari ibyo wumvishe ku ijwi ry'umukanguzi biragufasha, si byiza kubigumana wenyine, bisangije n'abandi, ukora share. Ariko kandi tunakwibutsa nawe utarakora subscribe ubikore, kugira ngo uko ibiganiro bigiyeho mujye mubibona. Ku ijwi ni Bizimana Marcel, imbere yacu turahabona umugabo, ntabwo navuga ngo ni umushyitsi, icyo akora ashobora kuba ari umushyitsi kuri wowe, kuko ushobora kubuje ku ijwi ry'umukanguzi ari ubwa mbere. Turaza kumusaba twibwire kandi aza no kudusengera. Hanyuma kuri kamera turi kumwe na Jeanne Kwizera. Tubahe ikaze inshuti z'umusaraba, reka tubasabe mutwakiriye bene data turi kumwe muri iki kiganiro, kandi munatwibwire munadusengere mu izina rya Yesu. Imana ibahe umugisha, mwene data Marcel, Imana imuhe umugisha, nawe tumuhaye ikaze nkuko namwe abahaye ikaze. Amen. Kandi muri Kristo Yesu muri isanga turi umwe. Ku ijambo ry'Imana riravuga ngo umunsi Yesu yatangaga igaburo ryera, yafashe umugati arawumanyagura, afata igikombe aragishimira, aravuga ngo ibi mujye mukora kugira ngo munyibuke. Aravuga ngo kuko mubaye umwe, umubiri umwe wa Kristo Yesu watugize umwe. Rero Imana ishimwe aho muri, reka tubifurize umwaka mushya muhire, reka tubifurize ishya n'ihirwe, gutekereza neza, kandi Imana ihira intambwe zo mu bitekerezo byanyu kugira ngo ibyo mwatekereje bibe mu bikorwa. Watekereje guhagarara, Imana ihaplike, ihareme. Imana ikuremera isi yo mu bitekerezo byawe. Kimwe watekereje gihuye no gukiranuka ko Imana ikireme, ugikandagiremo. Ndagira ngo mbabwire ngo hari ibintu bibaho biturutse mu mitekerereze. Imitekerereze irarema, nk'uko Imana mbere y'uko iturema yabanje kutugira muri mayindi. Hari indirimbo bene data bo muri Katolike baririmba ngo ibisiza n'imisozi bitaratangira kuremwa, Imana yari idufite mu bitekerezo byayo. Amen. Rero nanjye mbifurije umugisha wo gukura ibyo mufite mu bitekerezo bikabaho bifatika, Imana kandi ibyumve. Rero ndi mwene so Anicet, hano ni ku ijwi ry'umukanguzi. Kanguka, numara kuba maso kangura abandi. Niwo murongo tugenderaho. Jambo ryarambwiye ngo mwikanguka ryanjye nzishimira kubona Imana. Rero wakangutse unezezwe no guhishurirwa, unezezwe no kubona Imana. Wakangutse umucyo wa Kristo kumurikire. Amen. Ko ijambo riravuga ngo nawe usinziriye byuka kugira ngo Kristo abone uko akumurikira. Utarakanguka rero ntubona urumuri, kandi umuntu usinziriye abona ibyo atakoraho, kandi uba mu isi itari yawe. Iyo uri maso nibwo ubaho ugomba kuba uri. Niyo mpamvu mbifurije gukanguka mu bitekerezo, mu buzima bw'umwuka, mu buzima busanzwe, ndetse n'ibitotsi by'urupfu, kugira ngo tuzukire kubona Kristo. Imana ibahe umugisha. Nabasaba ko dusenga tukaganira. Imana nkuru, umuremyi w'isi n'ijuru, turagushimiye. Uri Yehova, uri Imana Adonai, ukora ibyo ugomba gukora, kandi uri Jehova Tsikeno, Uwiteka gukiranuka kwacu. Uri Jehova Nisi, uri ibendera ry'agakiza kacu. Uri Jehova Shalom, niwe mahoro yacu, kandi uri Elohimu, Imana umuremyi. Izina ryawe nirishimwe. Uyu mwanya twicaye hano duhamagaye ubwenge bw'abakwizera, abantu bose uraritse kumvira ijambo ku ijwi ry'umukanguzi. Duhamagaye ubwenge bwabo kugira ngo tuburarikire kumenya Imana, buhishurirwe urukundo n'ingano y'ubwiza bw'Imana mu izina rya Kristo. Urwaye akizwe n'ukuboko kwiza kw'Imana,
ubabaye ahabwe umunezero, kandi uwariraga ahozwe n'Uwiteka, uwishimye impamvu yo kwishima kwe ibi yo kuramya no guhimbaza Imana. Dusenze tugushima ku bwawe none n'iteka ryose Yesu Kristo, amen. Amen. Anicet, karame. mu bintu byinshi nzi ko hari ibintu byinshi nzi mushoboye gukora, kuki mwahisemo gukorera Imana? Niba ari ikintu kiryoha kuruta ibindi ni ukuba mucyo Imana yakuremeye kubamo. Gukora icyo Imana yakuremeye gukora biryoha kuruta bya bindi byose uzi dushoboye gukora twirengagije kugira ngo dukore umurimo w'Imana. Mu by'ubuzima ko nzi ko aribyo byabageza ku rwego rushimishije cyane. Mu by'ubuzima ibyo twaretse nibyo byaduhaga ibifatika by'inaha, ariko kandi byazaga bitarimwe amahoro. Byazaga bitarimwe amahoro, nanone bitarimwe inyungu nyinshi. Ubundi twungukaga ibifatika, hari umurimo umuntu aba akora akunguka ibingana n'igishoro yashoye, reka mbyite gutyo. Ushobora gushora imbuto ukunguka umwero w'imbuto, washora amafaranga ukunguka amafaranga, ariko nta kindi nabonye washora kugira ngo wunguke ubugingo bw'abera uretse gukorera Imana. Amen. Yego. Imana iguhereze umugisha. Amen. Kandi mwahisemo umugabane mwiza. Yego. Imana ibahereze umugisha. Amen. Uyu munsi rero turaza kuganira ku buzima buri hirya y'ubu buzima turimo none. Ubu buzima turimo none uyu munsi ni igishushanyo cy'ubundi buzima tuzabamo, ariko kugira ngo tube muri ubwo buzima nuko tuzasohoka muri ubu ngubu turimo none. Sinzi niba ari Yobu wakoresheje aya magambo, yaravuze ngo umuntu wabyawe n'umugore arama igihe gito, ariko kandi cyuzuye umubabaro, hanyuma yaho agakenyuka. Sinzi niba rero aya magambo ashobora kuba yarayakoresheje kubw'umubabaro yari yifitiye. Abantu bose sinzi niba bakenyuka, ntago mbizi niba ariko ubundi ngewe icyo nita gukenyuka ni ugupfa utageze ku ntego y'icyo waremewe. Yego. Iyo umuntu ageze ku cyo Imana yamuremeye, ndatekereza ko ababaye intego y'Imana. Yego. Rero gukenyuka ntabwo ari ugupfa ufite imyaka 2, si 5, si 10, nta rugero runaka, ahubwo ni ugupfa udakoze icyo wagombaga gukora. Nibyo bita gukenyuka. Nicyo kuri njye ariko. Yego. Nose yabivugishijwe n'iki kandi ko tuzi Yobu yagize umubabaro mwinshi ungana n'uwa Yeremiya. Ari Yobu yanditse igitabo cya Yobu bamwe bakise biri mu migabane abateoloji bagenda bagabanya. Burya hari ibitabo bita indirimbo, hari imigane, hari n'ibisigo. Hari n'ibisigo. Yobu uribuka ko yanavumye umunsi yavukiye, aravuga ngo inda ya mama yivamo. Urumva ko ni umubabaro yari afite, avuga amagambo menshi, uretse ko nyine uwabyawe n'umugore arama igihe gitoya. Ariko kandi Bibiliya iravuga ngo iyo tumaze kwizera ntituba tubyawe n'ubushake bw'umugabo cyangwa umugore, tuba tubyawe n'Imana. Rero ubu turi urubyaro rw'Imana, turi ibindi biremwa bidasanzwe. We are supernatural. Ntago tukiri umwana w'umuntu gusa, kuko muri twebwe harimo n'ubundi bugingo bwa Christo. Amen. Twari tuvuze ngo ubuzima turimo none tuzabwamburwa, kandi koko niko kuri kw'ijambo ry'Imana. Ndibaza aho ngaho nibaza nk'ikibazo kimeze gutya, ubu buzima nitubwamburwa, uko nahamya abakristo dufite ibyiringiro ko tuzongera tukazuka. Hanyuma tukahabwa ubundi buzima. Hanyuma abandi basinziriye cyangwa abapfuye nabo turabizi neza ko abantu bose bazazuka, ari uwakoze neza, ari uwakoze nabi. Hanyuma y'ibyo ngibyo tukaba ahantu hatandukanye. None koko nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana cyangwa uko abigisha bitwigisha, ni ukuri? Uravuze ngo nkuko tubisoma mu ijambo ry'Imana, uko abigisha babibigisha byo nshobora kutabihagararaho, ariko uko byanditswe mu ijambo ry'Imana niko kuri. Amen. Umuntu wese wapfuye yizera azazuka, kuko ubundi Imana ntizahamagara Mariseli, izahamagara kwizera Mariseli yamanukanye. Noneho ko kwizera kuzongera gutuma Mariseli yongera kubaho. Kuko Bibiliya iravuga ngo umukiranutsi abeshwaho no kwizera. Mu yandi magambo, umubiri nupfa kwizera ntikuzapfa, kuzatura hafi y'umubiri, ku buryo Imana izavugana no kwizera Mariseli yari afite. Umubiri nupfa, kwizera ntikuzapfa, kwizera guhoraho. Kwizera guhoraho, ku buryo Imana izahamagara kwizera Mariseli yari afite atarapfa, akakubwira ngo bwira Mariseli ko akenewe. Kwizera niko Imana izakoresha izura abapfuye, kuko ni nako Imana yakoresheje ikingura ibituro by'abera. Ego. Uko kwizera rero kuzabwira umubiri ngo ngera uterane, kubwira igufwa ryaboze ngo baho, kubwire ubumuga wapfuye ufite uti bamuzima witabe.
nzuka no mubiri nambaye uyu munsi. None se hazahindurwa abazaba bakiriho, abazaba bariho bazahindurwa, abapfuye bazurwe, noneho nibamara kuzuka bazahindurwa bamaze kwambara imibiri bavuyemo. Niba Bibiliya ivuga ngo tuzahindurwa, ntabwo tuzahindurwa tutasaga uko twasaga. Yego, Imana iguhereza umugisha. amen. Hanyuma iyo umuntu avuye muri uyu mubiri, icyo bita gupfa mu Kinyarwanda, fire ya mbere ni mu ijuru. Oya. Hanyuma uwo ndavuga ku muntu wakoreye Imana. Umuntu utarakoreye Imana umaze gukurwa muri uyu mubiri, fire ya mbere ni ikuzimu, aho bita muri Gehinomu. Uyu munsi reka mbibutse ko mbere y'isezerano rishya hari icyumba cyitwaga Shewori cyari kibitsemo abera. Yego. Satani yari afite urufunguzo. Yashoboraga kuzura umuntu wapfuye akamutanga. Bikozwe na Satani. Satani yazamuraga umuntu wapfuye akamutanga. Izo mbaraga za n'uyu munsi zibaho, abapfumu barazikoresha. Umupfumu ashobora gushika wapfuye akagaruka akabakorera. Uwo muntu aba yarashizemo umwuka. None se Marise ntiwasomye Bibiliya? None se ntiwasomye uburyo Sawuli yashitse Samweli? Yego. None se Samweli ntiyari yarashizemo umwuka? Ninde wari umutanze se? Si umupfumu. Si umupfumu. Umupfumu yahamagaye Satani aramubwira uti twashakaga Samweli, kuko Satani ari we wari ufite urufunguzo, arakingura abwira Samweli uti itaba ari kongera ugaruke. Samweli aritaba arongera asubirayo. Ubwo butwara Imana yabusibye mu biganza bya Satani. Nta kigira uruhare ku bantu baruhutse bejejwe. Bibiliya iravuga ngo bajya munsi y'igicaniro, niko hitwa. Iyi verse reka tuyirebe, ibyahishuriwe Yohana. Ndatekereza ari ibyahishuriwe Yohana igice cya 6 umurongo wa 9. 6:9. Haravuze ngo umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona munsi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga. Yego. Batakanijwe rirenga bati ay'Umwami wera w'ukuri uzagezayo kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu. Aba ni abera bapfuye. Bari mu isi yitwa igicaniro, ni ijuru n'ubundi, aho amasengesho musengage niho bari. Noneho amasengesho yanyu agera mu ijuru agejejweyo na marayika. Ayo dusengera ku isi agezwa mu ijuru n'umwuka, ntabwo ari marayika. Ayo dusengera hano umwuka niwe uyagorora. Umwuka agorora amasengesho yande y'umukiranutsi. Igihe cyose wasengeye amasengesho aririzavinga, aribika, akirezeriva. Noneho iyo uri gukiranuka uba uri gutuma ya masengesho kugera ku Mana. No kuvuga ngo umwuka ntago ahita yazamura direct ku Mana. Umwuka se yazamura amasengesho y'umuntu batagirana umubano. Ndavuga umuntu bafitanye umubano. Iyo ufitanye umubano n'umwuka, umwuka gusabira utaranasenga, utarabumbura kanwa. Umwuka arasaba. Kuko Bibiliya iravuga ngo niwe utunihira iminiho itavugwa. Kuniha kwawe bingana nuko ubabaye, ariko kuniha k'umwuka bingana n'ishyaka umwuka afite kuri wowe. Amen. Aho ngaho mpita mpumva kuko Imana ituma n'ubundi Mose yaramubwiye ngo mbonye kuniha k'ubwoko bwanjye no kuniha no gutaka. Ego, byangezeho. Umwuka niwe ubishyitse imbere y'Uwiteka. Noneho kubera iki umwuka ari ubijyana bikuye muri iyi si y'igicaniro? Nuko abitandukanya no kuniha kw'abapfuye, kuko nabo bari gutaka. Abapfuye barataka. Twongere dusome Bibiliya. Umwana w'intama amennye ikimenyetso cya 5, mbona mu isi y'igicaniro imyuka y'abishwe bahowe ijambo ry'Imana n'ubuhamya bahamyaga, batakanijwe rirenga bataye Umwami wera w'ukuri uzageza he kudaca amateka ngo uhorere abari mu isi ho uhorera amaraso yacu yamenwe. Anise umuntu utaka kabababaye. Uzi se impamvu bakumbuye kwambara kudafiteka? Kuko barapfuye uyu munsi ntabwo barahabwa ubwiza bwa Christo. Bibiliya iravuga ngo ibyaremwe byose byitegerezanyije amatsiko
guhishurwa. Umunsi Kristo azahishurwa, abera barindiriye abandi, niko Bibiliya yavuze. None se iyo myuka iri munsi y'igicaniro nk'uko mwabitubwiye ifite ubushobozi bwo kumenya aho yavuye uyu munsi? Yego. Bakaba bazi neza ko bapfuye, barabizi neza ko batakiri mu isi, bakamenya ko isi rimwe ababahemukiye. Ntugire ngo iyi myuka hari uriyo watekereza ngo nasize umwana, ahubwo bazi ko impamvu batarambara ubwiza bwabo ari uko Imana itarahora. Barabwita ihora inzigo. Hanyuma ibyo guhora, wenda hari abandi babitekereza nkanjye, ibyo guhora babibwirwa n'iki kandi barabaye indi myuka barakuye muri uyu mubiri twambaye? None se aho bicaye bahagejejwe n'iki? Ntibahana aho bagejeje, aho bicaye bahagejejwe n'iki? Tuganire. Bahageze kuko bavuye mu rupfu. Umwuka w'Imana ntushobora kuguhisha aho ugukuye. Niyo mpamvu uzumva abantu bose bakizwa bagira ubuhamya bw'ahabi babaga, nyamara bakiriyo ntibari bazi ko ari habi. Ariko bamaze kuvayo bamenye ko ari habi, bamenya ko banavuyeyo. Bo bazi ko bakuwe mu isi, barabizi ko bakuwe mu isi, bazi neza ko isi irimwo abantu, kuko aba bantu bari muri iyi si y'igicaniro. Narabibabwiye turi kuvuga mu mayoberane y'ubumana, twavuze ibintu byinshi. Ndababwira ngo ijuru rizakurwaho kubera iki? Ndabwira ni nuko iri juru Imana iryicayiranyemo inzigo, izahora abanzi bayo bashyirwe munsi y'ibirenge by'Uwiteka. Siko Bibiliya itubwira? Kabiri, ijuru hari imyuka mibi y'ahantu ho mu kirere, ho mu ijuru, niko Bibiliya ivuga. Aya majuru yose azazingwa. Bibiliya iravuga ngo mbona ijuru rishya. Urakoze. Kubera icyo ari rishya? Iri barimo nubwo hiswe mu isi, naho ni ijuru ry'igicaniro. Ni iyindi si barimo? Yes. Itari iyi ngiyi turimo none uyu munsi? Iyi ngiyi turimo tuba tubanye nabo. Ntago bari muri iyi, ntibari no mu ijuru? Ntago bari mu ijuru, ntibari no mu isi. Abantu baraza kubyumva ari amayobera. None muri ya majuru 3 Pawulo yabonye amajuru 3, ariko ntiyaba 3 gusa. Sinagombwa ngo tumenye amajuru yose abaho, ni ngombwa ngo tumenye Kristo uri mu ijuru azatujyaneyo, kuko yo ntimuzayabamo. Niba bavuze ngo mbona abakuru 24, hari uwitwa umukuru adafite icyo ayoboye se? Urakoze. Buri wese afite itsinda ahagarariye. Urakoze. Hari ibizima, hari abakuru, hari abakerubi, hari abaserafi. Mutazagira ngo abo bose baba hamwe. Ibizima, abakuru n'abakerubi bakorera imbere y'intebe y'Uwiteka. Ntago baba hamwe. Ibizima, none se ibizima uko Bibiliya bavugaho irabisobanura. Ibizima Bibiliya yaravuze, Ezekiel abihishurirwa, yaravuze ngo nabonye biri mu ruziga rumeze nk'umuringa ukubye, ushushanya urukundo. Abize teoloji na teoloji niko bisobanura. Ngo bifite amababa, amwe biyatwikiriza mu maso, andi bikayagurukisha, bifite 6. Ubwo ni iburyo n'ibumoso, abaye 2. Ngo andi bikayatwikiriza ibirenge. Ibirenge barasobanura akavuga ngo iyo bihagaze imbere y'Uwiteka baravuga ngo ntabaritwe. Sibyo? Bagatwikira bya birenge n'amaso, ntibirareba Imana. Noneho buri kizima kitwikiriza amababa yacyo mu maso yacyo kiri imbere y'Uwiteka. Ariko Imana igira urukundo muri se. Noneho iyo bigiye kuguruka nta na kimwe kirebaho ikindi kiri. Ahubwo buri kizima niba ari kireba iburasirazuba, kireba iburasirazuba, ibindi bizima 3 bikizera ko kimwe kiri kubirebera. Biri bujya aho bireba. Noneho ubwo byose birebera hose icyarimwe, reka mbyite gutyo. Kimwe amajyepfo, amajyaruguru, burengerazuba n'uburasirazuba. Si bizima 4 se? Niba kimwe kireba hano, ikindi kikareba, ikindi kikareba hari, ikindi kikareba hari, nihe bizima bitari kubona? Hose birahareba. Urakoze. Kandi ngo biguruka umujya umwe. Abakerubi bikubita imbere y'Uwiteka n'abaserafi.
ni abarinzi b'icyubahiro cy'Imana, ni abahamya b'icyubahiro cy'Imana. Abaserafi cyangwa abakerubi? Abaserafi n'abakerubi Yego. ni abahamya b'icyubahiro n'ubwiza bw'Imana no gukiranuka kw'Imana. Ni mu bireba no mu isezerano rya kera n'isanduku yagiraga ibishushanyo by'abakerubi, by'umukerubi, sibyo? Yego. Sindi gushaka kubisobanura kwa muteologike kuko ngenda nanabyirinda cyane. Noneho nukuvuga ngo bikubita imbere y'Imana bavuga ngo urera. Yego. Nibo bahamya bo gukiranuka no kwera kw'Imana. Iyo bavuze ngo Imana irera, buburuka babona Imana yera kuruta uko babivuze isa. Bakongera bakubamo, bakongera bakazamuka. Nta na rimwe barabibona nk'uko Imana yasaga. Aba ntibari mu ijuru rimwe n'iryo iyi myukiri. Iyi myukiri. Iyi myuka rero ikumbuye kuba muri icyo gitaramo. Kandi nubwo ikumbuye kuba muri iki gitaramo, iki gitaramo nacyo gikumbuye kubona itorero ritaha. Iyi myuka irabizi neza ko hari ikindi gitaramo izabamo cyane. Bafite n'ibyiringiro ko abahowe abari mu isi bagiye babaho. Uzi ikintu kibaho ibyiringiro nuko babwiwe gutegereza. Ayo makuru barafite. Reka tuyasome. Murongo w'icumi. Batakana ijwi rirenga bati, nibyahishuwe igice cya 6 twahereye ku 9. Batakana ijwi rirenga bati, ayi mwami wera w'ukuru uzageza ryari kudaca amateka no kudahora bari mu isi uhorera amaraso yacu. 11. Umuntu wese muri bo ahabwa igishura cyera. None Anicet, wenda ndumva ndibuze kukubaza cyane kuri iyi myuka. Iyi myuka nibizi ko hari amaraso yayo yamenetse. Ubu nkuko birivuga ngo abantu bazahinduka, ubu yarahindutse iyi myuka. Niba bagitekereza ko hari amaraso yabo yamenetse. Buretse dusoze, bahabwa igishura cyera, babwirirwa kumara nk'ikindi gihe gito baruhuka, kugeza aho umubare w'imbata bagenzi babo na bene se bagiye kwicwa nkabo uzuzurira. Ko wikanze. Ni ukuvuga ngo ngo gusakuza kw'aba bene data uretse nabo sibo bonyine, n'amaraso ya Abeli aracyataka. Reka mbisobanure tubigiye in deep. Yego. Amaraso nibwo bugingo. Amaraso ya Christo n'ubugingo bw'abizera. Amen. Amaraso ya Mariseli n'ubugingo bwa Mariseli. Iyo amaraso yawe yivanze n'aya Christo, buba bubaye ubugingo bwa Christo. Ntago byakwitandukanye. Ntago byitandukanye. Noneho iyo amaraso amenetse, amaraso aravura akabora, ariko amaraso agira ubuzima bw'umwuka buhora buvuga. Nicyo gituma Bibiliya ivuga ngo amaraso ya Christo niyo avuga ibyiza kuruta ayabeli. Nuko ayabera gisakuza abwira Imana ngo hora. Amaraso yanjye yaramenetse. Amaraso yanjye yaramenetse. Amaraso rero aceceka gutaka iyo haranda amenetse. Niyo mpamvu Yesu avuka. Burito reka dutangire hano. Adamu akora icyaha, yahise akenera amaraso amucungura. Noneho aya maraso agenda agajuka, icyaha kikongera kikamubarwaho, agakenera andi maraso. Yego. Akongera agakenera andi maraso. Duhabwa amaraso ahoraho, ariyo ya Kristo Yesu, atagajuka. Twihute. Mu itangiriro amaraso acunguye ya Adamu, kugira ngo ya Adamu atameneka. Urupfu ruhita rubona uruhare rwo kwica, kuko hari ikintu gipfuye. Kugira ngo urupfu ruzatuze, aya maraso apfuye aceceke, nuko hari andi maraso azajya agenda ameneka. Niyo mpamvu umuntu wamennye amaraso amutuma andi. Hashobora gutuza atamennye amaraso. Ni nayo mpamvu isi itabamwe amahoro, nuko yamennye amaraso. Ikimena amaraso itegetswe guhora iyamena. Niyo mpamvu wumva Bibiliya ivuga ngo Kristo niwe uzaca intambara zigashira. Nuko ari we mwami wacunguye atamennye amaraso yamenyaye. Amaraso y'impamvu atariho urubanza,
nuko atarayundi nta maraso y'undi yamennye we yimeneye aye ntiyabyibwaho n'urubanza rwo kumena amaraso ahubwo amenaye ngo acungure ay'abandi bariho urubanza rw'amaraso iyejesha kuyavanga naye urakoze cyane yose ahinduka amaraso amwe aba amaraso amwe Imana iguha umugisha noneho aya maraso rero yamenwe yabera aracyata akavuga ngo amaraso yamenya yacu aracyariho urubyaro rwayo ruracyahari hora ukureho umubi kuko ukiranuka wikwemera gukiranirwa bibaho ushobora kubyumva akagira ngo iyo myuka igira inzika oya yigira ngo byanze bikunze uretse n'iyo myuka nimba ivuga abakirisito kuko mwakunze kwigishwa binyuze ku ruhande nicyo gituma mbibabwira ntimwemere ukuri marise Imana izahora inzigo cyangwa ntizahora inzigo Imana izahora inzigo ubwira yifite ntayo Imana ifite inzigo urakoze Imana ifite inzigo none se abakirisito mwigishijwe baca ku ruhande ukuri bababwira Imana yaravuze ngo ninjye wica kandi ngakiza kiri kuzimu ngakurayo ni ukuvuga ngo rero iyi myuka yabera ifite inzigo ni n'inzika ku buryo bunagaragara none se Imana ibaye idafite inzika n'inzigo abera ntayo bagira niba abera bafite inzika nicyo kizatera umunsi y'urubanza kuba niba nta nzika urubanza ruzabera iki none se hari ikintu ntekereje hari umuririmbyi wa 270 uvuga ngo azamanukana abera inzovu nyinshi kandi abamusuzuguye bakamubamba kera bazaboroga bamenye ko ari Kristo w'ukuri niyo myuka izahinduka abera kwanza ubu exactement nibo bera impamvu ari abera nuko bahawe igicumbi cyo kuruhukiramo bararuhutse ariko nubwo baruhutse bazi neza ko hari umubu kibaho baraguti uku turuhutse nibyo ariko se watsembye umubi akavaho iteka ryose ntituruhuke hari n'undi uhari abo bera rero kumanuka ntibazaba bazanywe no guhora inzigo ahubwo Kristo azigaragaza kugira ngo isi itaramwemeye Bibiliya ivuga iki se igihe yamenye ko ari we Kristo w'ukuri imenye ko ari Kristo w'ukuri batigeze bemera uwo ni umunsi wundi wa nyuma kandi ntabwo ari umunsi wo gutaha kw'itorero wibuke ko itorero si umunsi wo gutaha ntabwo ari umunsi wo gutaha kw'itorero ahubwo ni umunsi wa nyuma itorero rizaba rikuwe muri paradizo itorero rizakurwa muri paradizo itorero rizaba imyaka 1000 muri paradizo ubu nyine bari muri paradizo ntabwo ari yo paradizo aho bari ni hehe aho bari ni Mariseli munsi y'igicaniro aho bari ntabwo ari muri paradizo paradizo ni icyumba rusange cy'umunyetorero wese wa Kristo tuzahamagarwa impanda ubundi hazavuga impanda itwara abantu muri paradizo tuzimana na Kristo ingoma y'imyaka 1000 ubwo Kristo Yesu azihishura azabaje hari abantu bazacungurwa n'amaraso yabo ku mpanda ya kangahe ya kabiri yabera bazumva gusa bonyine kuko ubwo buryo mise mbitekereza gutaha kw'itorero gutaha kw'itorero ritashye gutaha kw'itorero ntabwo ari ugushira ku isi isi zakomeza ibeho hanyuma abera bazaba bavuye mu isi baje muri paradizo n'iyi myuka rero twasomye turimo tuvuga twese tuzaruhukira hamwe iyi myuka tuzamara imyaka 1000 muri paradizo y'Imana paradizo baravuga ngo ni paradizo ruha ni ruha paradizo ruha ni gihe burayo nyine ni umwuka wera paradizo ni ukuvuga ngo nahuye ngo buzaruhukira ariho muri paradizo nyine ni muri paradizo nicyo gisobanuro cy'iryo jambo naho ubugingo buzaruhukira imiruho n'imihati tunezeranwe na Kristo azaba ari kudushushanyiriza ubuzima umukiranutsi yari kubamo iyo tudacumura
tube tuburimo. Noneho rero nyuma yaho hazaba hari abantu antikristo ari gukora ku mugaragaro, itorero ritagihari, kuko antikristo azakora ku mugaragaro itorero riri kumwe na Kristo. Noneho antikristo azima ingoma mw'isi yiyitirire Imana ihoraho. Noneho Kristo azihishura ashaka kugaragaza ko uwiyita antikristo kandi wiyise Imana atari we Mana. Noneho nibamubona rero na za nzovu, izo nzovu nabazavana nabo muri paradiso. Iyo tuvuze inzovu ni umubare utabarika. Bibiliya yabaga ishaka kuvuga umubare. Bibiliya yivuze inzovu ibivuza abantu 10,000, ariko inzovu agahumbi ni umubare utabarika. Abo rero bazaba bari kumwe na Kristo muri paradiso. Tuzaza nk'ingabo zishagaye Kristo, tuje kwiyereka babandi bemeye guhamya Kristo mu mibabaro. Ubwo tuzaba twahawe ubundi buzima butandukanye n'ubu. Tuzaba dufite ubuzima fizike yahakanye ko umuntu atagira. Umuntu azaba agenda kuruta indege, uzaba wihuta kuruta isasu. Nutekereza gutembera hirya, umuntu azajya agenda nk'ibitekerezo. Isi ntago yemera ko ibyo bintu bishoboka. Nibibareba kutabyemera ntibivuze ko bitazatubaho. Nta nubwo iki kiganiro ari ihame ko mwemera ibya Anicet yavuze. Ibyo bisaba abana b'ubugingo gusa. Ntimunaruhe mu mutwe, ibyo ntibibagore niba utabyumva. Umere nka Daniyeli utarabyumvisha Imana ikavuga ngo bika igitabo wowe bikiwe ikamba ry'ubugingo. Abangaba rero niba bandi bagaruka bakakubwira ngo uri kubwabwira ibintu bitabaho. Ibyo bitabaho. Na Daniyeli byaramucanze. Aravuga ngo ibyo bizagenda bita. Imana yavuga ngo si ibyawe. Bumba igitabo we nakubikiye ubugingo. Namwe nimubumba igitabo mukomeze mwizere Kristo, Imana yababikiye ubugingo. Reka tugaruke. Hanyuma ubwo niyo mpamvu nababwiye ko ku ijwi ry'umukanguzi ntajya nshaka kubigisha eschatology, sinjya nshaka kubigisha iki gitabo cy'ibyahishuwe, kuko ntabwo ari cyo dukwiriye kwiga nonaha. Ariko tukwiye kugira amatsiko yaho tujya. Amatsiko yaho mujya ni muyamarwe n'ubarimo. Niba mufite Kristo azabamenyesha iby'ijuru. Twemezwa n'iki ko tuzagera mu ijuru n'umwuka wihoraho, dushaka uwo mwuka wera. Ibyo birahagije. Imana ishimwe. Hanyuma aba bantu bari mu isi y'igicaniro barataka. Amaraso yabo aracyavuga. Kubera iki Imana yemera ko aya maraso avuga ikanabimenyesha abantu? Ni ukugira ngo imenyeshe isumbwe amaraso ya Kristo afite kuri aya. Amaraso ya Kristo ntataka. Yo aya maraso ajya imbere y'Imana nk'ajyanye urubanza utihora, kuraho umubi wavuze ko azatsembwa agashira, ariko aya Kristo akavuga ngo hari undi wacunguwe ukiri mu isi. Niyo mpamvu aba bahoreshejwe igishura. Wagiye arira, Imana yarambwira uti ba wambaye umwenda wera, ba wambaye igishura, uruhuke imvune n'imihate wagize bubiruhutse, utegereze bagenzi bawe. Hanyuma kuko nubwo wapfuye hari abandi bazapfa, hari abandi bera bazicwa bazize ko bizera. Hari abantu barwara, mwebwe ntimumenye ko bishwe bazize kwizera. Hari abarwara ibyorezo batewe n'abanzi b'Imana. Hari abarwara indwara zakozwe n'abantu. Ibyo byose bikaba guhora kwa Satani, bagapfa Imana igahita ishyiraho inziko. Kavuga iti Satani ibi nabyo uzabizira, igacyura wa muntu ikamuha icumbi rye. Hari abantu bagwa mu mpanuka, Satani azazira. Anicet, abantu benshi bari bazi ko iyo umuntu akuye muri uyu mubiri, fire ya mbere ari mu ijuru. Mu ijuru abera bose basinziriye bazabonera Imana rimwe n'itorero. Ni ukuvuga ngo iri juru Imana ibayemo ubwayo iri kumwe n'abamarayika n'ibyo bizima n'abakuru. Mu bifate ko icyatumye Imana iduha umwuka ni ukugira ngo tudatandukanwa n'abera basinziriye, kuko imibereho yabo ni mu mwuka. Ni connection y'umwuka. Uyu mwuka dufite uri muri bo, uri mu Mana. Kubana n'Imana ni mu mwuka. Ni ukuvuga ngo bizakorana umunsi wo kwihishura. Ubundi ubwiza bw'Imana nababwiye ngo n'abakerubi ntibarabubona, barayireba bakabona yera kuruta uko babivuze isi. Iziyerekanira muri miro, mu ndorerwamo yitwa itorero. Amen. Itorero rya Kristo rivuye mu isi, nibwo Imana izahishura ishusho yaryo.
amen. Kuko ubwiza bw'Imana ni abantu bariho amaraso ya Kristo. Abantu bariho amaraso ya Kristo nibataha. Nicyo kirango cy'amaraso. Nicyo kirango. Imana ntigomba kwiyerekana amaraso yayo atarayigarukamo. Aracyatemba inaha. Imana iracyafite ingingo zazo ziri kuzerera. Ingingo z'Imana urakoze, ingingo z'Imana ziracyari inaha. None ingingo nizihurira hamwe, Imana izajya mu mwuzuro wayo. Ije yabona kuzura. Ije yakuzura. Yihishure yiyerekana ivuga ngo ni gutya ndi. Kuko nta maraso yanjye akiri mu isi. Amen. Ni gutya ndi. Ubwiza bwayo nibugaragara muri twebwe n'ibwitorero rya Kristo. Imana ishimwe. Umva ngo n'ibyaremwe byose byitegerezanyije amatsiko guhishurwa. Yohana yavuze ngo iki? Yaravuze ngo bakundwa, twerwe ubu turi abana b'Imana. Aravuga ngo uko tuzasa tikurahishurwa. Ubu muntu w'Imana ntaragira ishusho. Nta shusho aragira. Abamarayika ntibayizi, abera baruhutse ntibayizi. Urumva ntabwo bayizi, n'abakuru n'ibizima ntibayizi. Ubwiza bw'umuntu wacunguwe. Imana yarabuzigamye kuko niwo munsi Imana izakiriraho inzigo, izareba mu itorero ryayo nirangiza ivuga ngo nibujije uburakari kuko nezerewe. Imana izayemeza nk'umubyeyi ubyaye, kuko umubyeyi ubyanezezwa no kureba icyo abyaye. Igise uhita wibagirwa umubabaro w'igise uri kureba ubwiza bw'uruhinja uteruye. Umuririmbyi yarebye ngo nzahabwa umwambaro wera cyane, twebwe abacunguye yatubikiye ngira amatsiko. Amen. Nka wifuza ngicama nawe uzawambare. Uwo ni wo munsi rero utuma ababera bari mu isi y'igicaniro bavuga ngo wahoye inzigo ukatugira uko wateguye tuzaba tumeze. Nicyo kibitera. Ntabwo ari inzigo y'ubugome, ni inzigo isobanuye ngo kuba batarakuraho ikibi ntibarambikwa. Hari ibyo bakumbuye. Nuko umujyana akumbura ubukwe bwe. Nuko akumbura ubukwe bwe. Agakumbura kwambara umwenda wera. Agakumbura wa munsi w'ubukwe. Kandi afite fiyanse. Nabo niko bameze. Kandi yararambagijwe. Kandi yarasohoye invitation. Agakumbura umunsi wa mariage. Ubundi wasohoye invite ufite fiyanse ugomba kwanzura ko ubukwe bwabaye. Ariko arabikumbura, agakumbura umunsi nyirizina. N'umujyana ushaka kuva iw'abandi agataha iwabo. Akajya mu rwego. Nabo barashaka kwambara ubwiza buruta ubwo bambaye ubu. Bahawe igishura ariko ntibarahabwa ubwiza. Imana ishimwe. Amen. Ibyo bikazakorwa muri ya myaka igihumbi. Imyaka igihumbi tuzaba turi kumwe nk'abanyetorero dutegereje undi mugeni uzasigara uzarokorwa akuwe muri ya mibabaro. Imana izarokora nk'umushimu. Umushimu ni igiti cyahiye ntigishye neza, kigasigara umutima ari muzima. Yego. Cyahiye ibishishwa ariko imbere umutima ari muzima. Ni ukuvuga ngo umuntu uzakurwa mu isi azaba ameze nk'icyo giti. Hari igiti ureba wenda nk'urugero ishyamba ryahiye, ukabona ni igiti cyahiye ariko wagishishura ukabona imbere. Igiti cyahiye uretse no kugishishura cyahiye, wa muriro ugiye imvura ikagwa, imizi irumva, cya gishishwa cyari cyahiye kikagenda cyishishuraho, kikongera kigashibuka kigasubirana amababi. Icyo giti bacyita umushimu. Uzarokorwa muri ibyo bintu niko azaba ameze nk'umushimu ukuwe mu muriro. Imana izamujyana inyuma ku mubiri yarahiye, yarahuye n'ibikomere, isi yaramubabaje ameze nk'uwashaririwe. Ariko nakandagiraho itorero ry'abera yongera ahabwa ubwiza amere nk'umushimu. Bivuze ngo ubuzima watakaje uzabusubirana. Ni Imana yihagije. Amen. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo muri iyo myaka igihumbi ubuzima bw'inahangaha buzakomeza. Abantu bazaba muri paradizo abandi bari mu isi. Niyo mpamvu abantu ujya wumva bari confused ku bwa paradizo bavuga ngo bazaba bari inaha. Nibyo, paradizo ntabwo ari ugushira ku isi. Paradizo ni ahantu furani Imana izasubiza itorero muri Edeni. Aho yaremeye umuntu, aho umuntu yari atuye wa mbere. Nahagurutse ndagiye. Ahantu Imana yaremeye umuntu wa mbere niho Imana izasubiza umuntu uri mu bwiza bwa mbere. Bihuriye hehe no guhisha Edeni? None se Edeni ahiba barahazi? Ariko se niba nahagereranya ko tuzi ko Edeni ari mu isi kariho Imana yari yaremeye umuntu.
ikamushyiriramwo ingobyi n'ibigomba kumutunga muri Edeni. Marise yahashyize marayika irahakinga ihahisha ubwenge bw'abantu. Ubwo rero umuntu uvuye muri iyi si niwe waruhitira. Ntabwo twayirebesha ubwo mbo nta bantu bumvise nk'uko wumvise kuko si uko twabisobanuye. Ntabwo ahitira muri paradizo. Twavuze mu isi y'igicaniro. Isi y'igicaniro ubwo twagiranye akarahagana. Nahagana hariya mu isi y'igicaniro uzahamenya ugiyeyo. Ubundi hari ibintu uzamenya wabibonye. Naho muzahamenya muri yo. Nanjye mpamenyeshejwe n'ibyanditswe sinzi ahariho. Mbaye mpamenye se naba nkora iki naha? Ntabwo nyine nabimenye wambaye uyu mubiri. Najyayo hakiri kare. Itorero rimaze gutaha ryaragiye. Isi izabimenya ko itorero ryagiye cyangwa bazaba babihishwe. Isi izamenya ko itorero rya Kristo ridahari. Ahubwo haza uwima ingoma yiyite Mesiya. Nawe azakora igihe kinini. Ari we Antikristo. Igihe azakora n'igihe atazakora ntabwo ari gito, ariko nabwo si kinini kuko Imana ntizemera ko ayobya abantu bya burundu. Izaza ije gutabara wa muntu twavugaga. Umuntu uzahishurwa Antikristo azakora amere nk'ugaruye amahoro mu bantu bibwire ko ariyo paradizo. Noneho igihe kimwe bazamusenga, ariko Imana ihishure ko atari we Kristo. Abantu rero batangiye guhishurirwa ko atari Kristo, niko bazaboroga, bazatangira kubabazwa. Nibatangira kubabazwa bazaboroga. Igihe gitoya kizamera nk'icy'amahoro. Isi yose imere nk'itekanye. Ababwira uti njye ugaruye amahoro. Abantu babyizere nk'ukuri. Abantu nibamara kubyizera nk'ukuri. Ese wagize ngo niki kizatuma ayo mahoro azababonetse? Isi ihabwa amahoro n'itorero rya Kristo kandi ikayabuzwa n'itorero rya Kristo. Kubera iki? Impamvu yahabwa n'itorero, Imana iduha amahoro, abisi bakayavumba nabo bakayasinda. Sibyo? Noneho igituma nabwo ari nayo yabuza amahoro nuko Satani akoresha isi ibabaza umuntu w'Imana. Noneho isi yababaza umuntu w'Imana, ingaruka zabageraho zikaza ari iz'ibihano kuko nabo bababaje. No kuvuga ngo n'abantu babiri bari mu isi ariko badahuriye ku kintu kimwe. Yego. Niyo mpamvu isi ishobora gukora ikibangamira wa wundi hanyuma amahoro akabura. Urakoze cyane. Noneho itorero nirigenda, ababangamirana bazabanza baburane. Asigara ari umuntu umwe. Urakoze. Imana ishimwe. Amen. Marise, ntuzongere gutegura ikiganiro kuri eschatology iyo nza kumenya ko ari ibi ntitwari kubivugaho, kuko ibi bintu theology byigisha bitandukanye, abantu babivuga bitandukanye, ariko ni byiza kugira ngo tumenye kandi tumenyeshwa n'ijambo ry'Imana. Imana iguhereza umugisha. Amen. Navuga ngo reka dushimire bene data twari turi kumwe muri iki kiganiro, ariko kandi ndabizi basiganye ibibazo byinshi. Niba byandika muri comment ntimuzabasubiza. Ibi byo nimushaka mubireke, muzabisubizwa naho muzataha. Konze ko basigarana amatsiko. Nibayasigarane babyandike. Iki kiganiro bibaye byiza nticyagira comment nimwe. Reka tugushimire kandi Imana iguhereza umugisha. Amen. Ubwo kwemera kuganira n'abera b'Imana. Imana ishimwe. Reka dushimire bene data mwe mwese mwari muduteza amatwi tubanye muri iki kiganiro. Nukuri n'iby'ibyishimo kandi n'iby'igiciro iyo tubanye namwe. Imana iduhereza umugisha. Reka tubasabe n'ubundi mudusengere. Turagushimiye Imana ihoraho, wiyerekaniye muri Kristo Yesu udukiza umuvumo w'ibyaha, urangije uraducungura tuba bazima kubw'ubugingo buhoraho. None n'uyu mwanya uganiriye natwe mu byanditswe byera mu ijambo ryawe, mu byo abisi bahishwe n'ubwenge budasobanukirwa, ariko umenyesha ubugingo unyuze mu mwuka. Izina ryawe nirihimbazwe. He kugira uyoba kuko atumvishe cyangwa atasobanukiwe, umwuka akomeze kutubera umuyoboro kugira ngo woroshye ibiremereye mu mitwe yacu, natwe tube tworoheje mu mitima. Ni mu izina rya Yesu Kristo dusenze twizeye. Amen. Ijwi ry'umukanguzi.